Haleluya. Amen. Yego turashimira Imana kuri uyu munsi. Umunsi mwiza yongeye kuduha kugira ngo tuze imbere yayo tuyishime kuri iki cyumweru. Tuyiramye umunsi Imana yaduhaye kugira ngo tujye tureka indi mirimo yose ahubwo tubanze tuze imbere yayo. Tugiye n'ubundi gukomeza gahunda zacu z'amateraniro nk'uko bisanzwe. Tugiye gutangira dusenga, turamye Imana umwanya muto tuyihimbaze, nyuma turaza kwakira n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Reka twubahe Imana dusenge. Mwami Yesu, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimiye kuri Imana neza, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye ubuntu bwawe. Kristo nta wundi ubanye nawe, nta n'undi ukwiye gushimira atari wowe. Nuko Imana tugushimiye umunsi mwiza kuduha mu buzima bwacu. Ni umunsi Mwami Imana udasanzwe, ni umunsi wo kuza kukuririmbira ndetse no kugushima. Ni umunsi wo kongera kumva ibyawe nyabora ku ngoma. Reka Kristo tunezerewe, reka utwishimire. Icyatuma utatunezerewe, icyatuma utatubona uyu munsi Mwami, reka gikurwe mu izina rya Yesu Kristo. Turashaka kubona presence yawe hano hantu, turashaka kubona ubwiza bwawe hano hantu Mwami Imana. Reka Mwami Imana muragize buri kimwe cyose gikorerwa hano. Hari korali iri buririmbe Mwami guhimbaza. Reka zino ndirimbo zize zikore ku mutima wa buri umwe wese Mwami Imana, zimufashe zigira icyo zihindura. Abababaye Kristo Mwami Imana zibomore. Reka Mwami Imana ijambo ryawe riravuga ngo waturemeye kuguhimbaza. Reka tuguhimbaze kuko nicyo waturemeye nyagora ku ngoma. Kandi ikindi nyagora ku ngoma turi bwumve n'ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ari ijambo ry'ubutwari. Turabizi neza ko ijambo ryari inkota ityaye Kristo. Reka nukuri Mwami Imana rigende Mwami Imana risature mu izina rya Yesu. Mwami Imana reka riremye bidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka risenye Mwami Imana ibidakwiriye mu buzima bwa buri umwe wese. Mwami Imana rize kubigira akamaro n'ukuri. Data Mwami ni ukuri Mwami Imana twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe. Nutugirire neza, ukomeze gufasha abababaye, abari mu bibazo bigiye bitandukanye, abapfishije Kristo, ababuze ababo myagora ku ngoma, n'abandi bihebye bitewe n'ibibazo by'isi Kristo, nabo nubasanga ubarengere n'ukuri. Ngaho urakoze kuko uri Imana igira neza, nubane natwe Mwami Imana ukomeze kuganza muri twebwe, ntukweme kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.
Namimana yacu waraturinze uturinda umushinga wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa Namimana yacu waraturinze uturinda umushinga wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa shima Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje kunesha kwawe uraturinda ntitwapfa wagaragaje kunesha kwawe uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje kunesha kwawe uraturinda ntitwapfa Amiriyo wagaragaje kunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ayiyemwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu icyubahiro Mwami ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu Mana shima kuri Mana nziza dushimiye waturinze icyubahiro ni icyawe Mwami Mana twongeye kuguhimbaza niwe waturinze Mwami Mana mu bihe bikomeye mu bihe byashigoye tubereye Imana tubereye igitare uko Mwami Mana kugushimishije umutima yazimurwa ishimwe ni ryawe byose reka tugukomere amashyi Yesu ashimwe. Turashima Imana kuri uyu munsi
itariki ya 4 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 ko Imana yongeye kuduha umugisha wo kumva ijambo ryayo, tukagira umugisha wo kongera kuganirizwa nayo. Nagira ngo muri uyu mwanya ubwo tubonye aya mahirwe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, dufate umwanya dusenge kandi dusabe Imana kugira ngo ibane natwe ndetse idusobanurire n'ijambo ryayo tubashe no kugenda nko kwishaka. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Data wa twese, Imana ikiranuka, Imana yera, Imana ishobora byose, Imana Data, Mana muremyi ijuru n'isi. Data uri Imana umuremyi wacu, ni wowe waturemye, ni wowe utubeshaho, ni wowe utwitaho, ni wowe ubana natwe, kandi Mana Data uraduhumuriza mu gihe duhuye n'ibibazo bikomeye, kandi ukomeza kubana natwe mu buzima bwacu bwose. Mana Data turagushimye kuko wakomeje kubana natwe muri iki gihe cyose gitambutse, bumwe tubasha kuganira ijambo ry'Imana dukoresheje ikoranabuhanga, ubundi abantu bashobora guhamagarana, ariko ikindi gihe nanone abantu bakaba bari bonyine. Ariko turagushima ko no mu gihe abantu badashoboye kubana n'abandi, mu gihe abavandimwe batabasha kubonana, mu gihe bene data dusengana tutabasha kubonana, ariko ubana na buri wese muri twebwe. Turagushima Mana kuko utagidusiga, turagushima kuko utagiduhana, turagushima kuko utagidutererana, turagushima ko ntawe usiga wenyine Mana, kandi turagushimira kuko ubasha kubera hose icyarimwe. Mana rero ngaho nukomeze kubana natwe muri uyu mwanya, turagusabye kugira mu ijambo ryawe tugiye kumva muri uyu mwanya. Data riri ijambo rigiye kugira icyo rikora mu mitima yacu. Ijambo ryawe ni iryera, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe ni inkota ityaye, ijambo ryawe Mwami rikora ibikomeye mu mitima yacu. Turakunyize kugira ngo uduhe kuryumva, turyumvire, turisobanukirwe kandi duhindurwe naryo. Mana ngaho ngwino uvuge, abakobwa n'abahungu baduteze amatwi, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Reka muri uyu mwanya dufatanye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 16. Turaza gusoma duhere ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Zaburi 16 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Dawidi aravuga ati, nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari uburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi tugiye kuganira, turaba tuvuga cyane cyane ku kuba hafi y'Imana. Hafi y'Imana. Muri iyi si aho tuba mu bintu byinshi, noneho wagera kuri twebwe tubaye mu mujyi, turahanga mu mujyi wa Kigali, bikarushaho kuba byinshi cyane. Ariko wajya kureba, niba ari mu kazi, niba ari mu mashuri, niba ari mu muryango, niba ari mu zindi nduruburi abantu babamo, ahangaha birakwiye kwibaza ngo hafi y'Imana nahaba gute? Hafi y'Imana muri ibi bibazo byose ndimo, hafi y'Imana muri iyi migisha yose ndimo, hafi y'Imana mu mutima uhagaze, hafi y'Imana muri iki gihe cya korona, hafi y'Imana mu gihe cy'ubushomeri, hafi y'Imana mu gihe ntafite ahomba, hafi y'Imana mu gihe ntafite imyambaro, hafi y'Imana mu gihe bavuze ngo abana bagiye gutangira nkaba ntafite amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho, hafi y'Imana mu gihe ndwaye indwara idakira, hafi y'Imana. Navuga ngo hafi y'Imana ni gute? Nahaba gute? Naba hafi y'Imana gute? Ese ni njye waba hafi y'Imana cyangwa Imana yaba hafi yanjye? Ibyo byose ni ibibazo umuntu ashobora kwibaza. Ariko avuga ese ubundi ndaba hafi y'Imana, Imana ko idafatika, Imana ko ari umwuka, naba hafi y'Imana gute? Ibyo ni ibibazo byinshi umuntu ashobora kwibaza. Ariko bene data, reka mu gukomeza gutekereza ku kuba hafi y'Imana twifashishije iri jambo dusomye muri Zaburi ya 16. Uyu mugabo witwa Dawidi we yaravuze ati, nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka. Ntabwo ari ku ruhande, ntabwo ari iruhande rwanjye, ntabwo ari inyuma yanjye, ahubwo Uwiteka ari imbere yanjye kandi iteka. Ntabwo ari imbere yanjye ku cyumweru, ntabwo ari imbere yanjye ku munsi w'amasengesho, ntabwo ari imbere yanjye mu gitondo mbyutse, ntabwo ari imbere yanjye ku mugoroba ndyamye, ntabwo ari imbere yanjye ku gihe ngiye ku meza. Oya,
nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka. Iyo mvuze nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye bwose Uwiteka niwe ntumbiriye. Ubuzima bwanjye, gahunda zose ngiye kujyamo, Uwiteka niwe uri imbere yanjye. Iyo mpuye n'ibibazo, Uwiteka niwe uri imbere yanjye. Iyo ndi mu bihe byiza, Uwiteka niwe uri imbere yanjye. Iyo ndi mu gihe cy'uburumbuke, Uwiteka niwe uri imbere yanjye. Ariko niyo ndi mu gihe bikomeye, Uwiteka niwe uri imbere yanjye. Ahangaha ni ijambo mu by'ukuri rikomeye kandi rikwiye umuntu w'Imana uwo ari we wese, rikwiye umwana w'Imana uwo ari we wese kuvuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye. Bene data, uyu mwanya ni igihe dukwiriye kwibaza ngo ese jyewe iyo ndambuye amaso mbona ndi? Umuririmbyi w'indirimbo 194 niwe wagize gutya aravuga ati, Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire. Ariko aravuga ati Uwiteka niho guturuka, Uwiteka niho guturuka gutabarwa kwanjye. Iyo nubuye amaso nkahita mbona imisozi, nkahita mbona ibibazo, nkahita mbona intambara, nongera kandi kubona ko hejuru y'umusozi, ngira ngo hari kera kubera ko babaga basengera hejuru bajya ku kanunga, akavuga ati iyo nubuye amaso ku misozi, mpita ntekereza yuko hejuru y'umusozi hari urusengero rw'Imana, mpita ntekereza yuko kuzamuka hari ariho nduhukira, bigatuma rero umuntu avuga ati Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Ariko hejuru y'imisozi hari Imana, hejuru y'imisozi hari gukora kw'Imana, hejuru y'imisozi hari gutabarwa, hejuru y'imisozi hari guhumurizwa, hejuru y'imisozi hari kuruhuka. Imbere y'Uwiteka niho nduhukira. Noneho uyu mwanya akaba kwibaza ngo ese ko Dawidi avuga ati nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka. Iyo tuvuze Dawidi tumuzi ari umwana wa Yesayi, ari iwabo mu rugo, ari umwana mutoya bamutuma. Ariko ko bamutumye icyo gihe yari afite Uwiteka imbere ye, kubera ko yashyize Uwiteka imbere ye. Iyo ababyeyi bamutumye agenda nk'ufite Uwiteka imbere ye, akaba umwana wubaha, akaba umwana wumva ababyeyi, akaba umwana ukunda abandi, akaba umwana ukunda abavandimwe. Yagera igihe bakamwohereza kuba mu ishyamba akajya kuragira, ariko yajya no kuragira akagenda none afite Uwiteka imbere ye. Yagiye kugira gutya aragiye intama, akabona intare iraje ifashe umwana w'intama. Ariko kuko avuga ati nashyize Uwiteka imbere yanjye, akavuga ati wa ntare we, Uwiteka ari imbere yanjye, ntabwo ndi bugutinye, ntabwo uri buntwarire intama. Akavuduka agakubitana nayo, akarwana nayo, akayishwanyaguza, akayambura umwana w'intama. Kubera iki? Ko avuga ati nubwo uri intare, nubwo wica, nubwo ufite imbaraga, ariko Uwiteka ari imbere yanjye. Akaza bwacya kongera agakubitana n'idubu, idubu ikaza igafata intama, yafata intama akavuga ati Uwiteka Mana uri imbere yanjye, niyo mpamvu iriya dubu itari bunkange. Agahaguruka akagenda agakubitana nayo, akayivutagura, akayica, akayambura intama. Rero ahangaha yari ari mu ishyamba, yari aragiye. Hari igihe umuntu atekereza umwana mu rugo nk'uko twavugaga, cyangwa se yagiye kuragira, ubona utari mu bintu bikomeye, ubona utarize amashuri menshi, ubona udafite amafaranga menshi, ubona udafite imyitozo ya gisirikare ikomeye, ubona udafite ibintu bihambaye, ariko ukavuga uti Uwiteka ari imbere yanjye. Ni Uwiteka ari imbere yanjye, byose birashoboka. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mwanya niba dutekereje Dawidi muri icyo gihe twari tumugezaho ari mu ishyamba aragiye, ariko igihe kigeze nanone ababyeyi baravuga bati ngwino Dawidi tugutume kuri bakuru bawe bari ku rugamba, barimo kurwanira igihugu, noneho ubagemurire. Dawidi arabagemurira, arubaha, aragenda asanga bakuru be. Ariko agezeyo nanone mu kureba, kuko yari yarashyize Uwiteka imbere ye, yitegereje, amatwi ye yumva abapagane barimo gutuka ubwoko bw'Imana, yumva Goliyati arimo kwiyamira, yiyasira, arimo kuvuga ati mwambwa mwe nimuze mbabagira ibisiga, iyo Mana yanyu rero muze nyibagira ibisiga, jewe nta wadushobora, twebwe Abafilisitiya turakomeye, nimuze tubashwanyaguze, nimuze tubereke abo turibo. Ariko noneho amatwi ya Dawidi yumvaga nk'amatwi y'umuntu washyize Uwiteka imbere ye. Haleluya. Dawidi noneho mu gutekereza, mu kwibaza igisubizo kuri kiriya kibazo, mu kwibaza icyo yakora kuri uriya mu Filisitiya urimo gutuka ubwoko bw'Imana, urimo gutuka Imana ya Isirayeli, hari amatwi ye no gutekereza, agatekereza nk'umuntu washyize Uwiteka imbere ye. Aravuga ati Uwiteka ndabizi twarabanye ndi iwacu mu rugo, Uwiteka ndabizi twarabanye ndagiye intama, Uwiteka twarabanye ndabizi idubu riteye, Uwiteka twarabanye ndabizi intare iteye, Uwiteka ndabizi wabanye nanjye. None uyu
mwanya nakwihanganira gute kumva umupagani arimo gutuka imana yanjye, nakwihanganira gute kumva umupagani arimo gutuka ubwoko bw'Imana. Noneho nibwo yagiye atangira kubwira abakuru be, aravuga ati kuriya urimo gutuka ubwoko bw'Imana, urimo gutinyuka kuvuga Imana ya Isirayeli, urimo gutinyuka gutuka Imana iri mu ijuru n'isi, uriya ni muntu ki, ameze ate? Imana mfite imbere yanjye ko ari Imana ikomeye, ko ari Imana yaremye ijuru n'isi, ko ari Imana yamuremye nawe, ko ari Imana ifite imbaraga zihambaye. Ni gute mwihanganira kumva Imana yacu irimo gutukwa? Ni gute mwihanganira kumva izina ry'Imana ritukwa? Ni gute mwihanganira kwinjira mu myobo kandi dufite Imana yacu? Haleluya. Mu gihe yakomezaga kubaza iki kibazo, byaramunaniye kwihangana, ariko kandi hari gahunda ziriho, hari protokole arimo kubivuga. Aravuga ati jewe ndumva ntabyihanganira, ndetse ndumva umwami anyemereye najya guhangana nawe ntabwo nzihanganira ko Imana yanjye itukwa. Haleluya. Nibwo rero yagiye ajya ibwami. Ageze ibwami, umwami mu myumvire ye we yari yarashyize imbere imbaraga, yari yarashyize imbere ibirwanisho, yari yarashyize imbere imyambaro y'intambara, yari yarashyize imbere iby'ubuhanga mu kurwana. Noneho nibyo rero yahise ahereza Dawidi, ahita amwambika imyambaro y'ibyuma, ahita amuha ibikwiriye byose bo bakoresha. Ariko nyamara ni bya bindi arimo kumagwa byambare, nyamara bo babihungana. Nahangaha rero Dawidi amaze kubyambara avuga ati wapi, ibindi ndumva bitagenda, ndumva bidacamo, ndumva bindemereye, ndumva mbyambara aho kugira ngo ndebe Imana iri imbere yanjye nkumva ibingibi, reka mubivanemo. Ndashaka kujyana n'Imana yanjye, Imana yanjye imbere kandi irabinshoboza. Ndaza gutsinda uriya Mufilisitiya, ndaza gutsinda uriya mupagani. Ni nayo mpamvu ngiye kugenda uko Uwiteka anyobora akagena nanjye. Dawidi arahaguruka aragenda, ageze ku iriba ngo afatayo utubuye 5 aratujyana. Noneho aravuga ati ndajya kurwana n'uriya mupagani. Agezeyo Goliyati amubonye, we amubona mu maso ya Gifilisitiya, amubona mu maso y'ubwibone, amubona mu maso y'ubwirasi, amubona mu maso adafite Imana. Aravuga ati aka kantu niko bampaye, aka ngaka ni agaki, ndakashwanyaguza, aka ngaka nta nubwo nakwirirwa ndwana nako. Ariko akimara kubivuga, Dawidi amubonye we aratangira mu izina ry'Imana Data wasuzuguye, uyu munsi ndaguca igihanga nkigaburira ibisiga. Nibwo yahise ako kanya amutera ryabuye, riragenda ngo riboneza ahantu aho imyenda ihurira, imyenda y'ibyuma cyangwa se imyambaro y'ibyuma aho ihurira. Noneho Umufilisitiya yikubita hasi arapfa. Dawidi aragenda mu igihanga. Ubwo bahita bavuza impundu, bahita bavuza kamo, baravuga ngo Isirayeli, Imana ya Isirayeli iranesheje. Nibwo bahise bafata igihanga cye barakizungurukana. Ubwo Abafilisitiya barahunga. Kubera iki? Ko Dawidi yashyize Uwiteka imbere no mu gihe nk'icyo ngicyo yaragiye agemuye, ariko abona yuko ari umunyembaraga kubera ko Uwiteka ari imbere y'Iteka. Haleluya. Noneho nyuma y'icyo gihe rero, uko arimo gukoreshwa ibikomeye, ahubwo birushaho kumwinjiza mu rugamba, birushaho kumwinjiza mu bibazo, birushaho kumwinjiza mu ntambara. Kuko kuva uwo munsi kuba yabashije gutsinda uwo mupagani, gutsinda uwo Mufilisitiya, umwami atarabishoboye, izindi ngabo zitarabishoboye, byamubereye intambara. Ishyari rirahaguruka. Ibyo ngibyo ni ibintu guhagurukira mwene data igihe ku kindi, uko imigisha ibaye. Nubwo urimo gukora ibintu bikomeye, byubaka umuryango, byubaka itorero, byubaka igihugu, ariko hari abakureba aho kugira ngo ahubwo bashime Imana, ishyari rikaza rikazamuka, bakaguhiga bikaba bikomeye. Ariko shyira Uwiteka imbere yawe. Iyo nashyize Uwiteka imbere yanjye, bivuze ngo ntabwo nshobora kugira ubwoba, ntabwo nshobora guhungabana, ntabwo nshobora kunyeganyezwa. Muri iki gihe rero yahuye n'intambara, akagenda noneho yaba ari ibwami arimo gucurangira umwami yamuhamagaye. Noneho umwami akajya kumutera icumu, yajya kumutera icumu ari imbere ye, ariko Uwiteka mu buryo bw'itangaza, kuko ari imbere ye, yabona icumu rije akarinyuza ku ruhande, agakira, akarokoka. Kubera iki? Uwiteka ari imbere ye. Haleluya. Uwiteka ashimwe, kuko iyo ari imbere yacu niwe udukiza iyo myambi yose, niwe udukiza ayo macumu yose, niwe udukiza ibyo bibazo byose. Kuko yashyize Uwiteka imbere ye, aravuga ati ni twebwe noneho hari umwanya wibaza ngo ese jyewe ni ibiki nshyira imbere yanjye kenshi. Hari igihe mbona ibintu binejeje, hari igihe mbona akazi keza,
akazi nkaba ariko nshyira imbere yanjye. Hari igihe mba mfite imirimo n'amatungo, mfite ibibanza, mfite amazu, mfite amamodoka, mfite umuryango, mfite ubuhanga, mfite ibimenyane, nkaba ariko nshyira imbere yanjye. Najya gutekereza naho n'ikibazo gatekereza kuri ibyo, nkahita no mfite igisubizo hafi, ariko Uwiteka atari imbere yanjye, kuko ibi nibyo bigaragara, nibyo bifatika, nibyo bifotoreka, nibyo bibarika. Abantu nibyo dukunze gushyira imbere yacu, ariko bene data ibi ngibi ni iby'akanya gatoya, ntabwo bishobora kumara iminsi. Kandi nubwo wabishyira imbere yawe, hari undi hirya ufite ibirenze ibyo, ntabwo rero wavuga ngo ufite umutekano. Ese mwene data ku rundi ruhande ni ibiki ushyira imbere yawe? Hari igihe umuntu arwara indwara idafite umuti, hano abaganga byarabayobeye, noneho yagenda akavuga ati njye narwaye diyabete, njye narwaye kanseri, njye narwaye umuvuduko, njye narwaye izi ndwara runaka zidakira. Iyo ndwara akayishyira imbere ye, yaba arimo agiye kuryama akaba arimo gutekereza ko arwaye indwara idakira, yaba agiye ku kazi agatekereza ko arwaye indwara idakira, yabona abana be bakina agatekereza ati ejo ndapfuye ko arwaye indwara idakira. Umuntu agakora yibaza ati ejo bizaba bikomeye, nzajya kwa muganga gute? Ugasanga umuntu yashyize imbere ye uburwayi, yashyize imbere ye kutagira umuryango, yashyize imbere ye kuba yanzwe, yashyize imbere ye kuba adafite aho kuba, yashyize imbere ye kuba adafite ibyo kurya. Umuntu agashyira imbere y'ibibazo n'intambara n'akaga n'intimba n'ibyo arwana nabyo. Ariko ibyo ngibyo bishyize imbere yawe, uhora wigunze, uhora ufite agahinda ko mu mutima, uhora wumva wihebye, ndetse bikakugeza mu rupfu vuba. Ariko nimba narashyize Uwiteka imbere yanjye, nubwo haba uburwayi, nubwo haba intambara, nubwo haba ibindi bibazo, Yesu yaravuze ati uriganyira ubundi bikugeze kuki? Kudashobora no kwiyongereraho agasatsi kamwe, kudashobora no kwiyongeraho milimetero imwe, wabigenza ute? Rero bene data, uyu ni umwanya dukwiye kongera gutekereza ibyo dushyira imbere yacu, kuko Uwiteka niwe ukwiye kuba imbere yacu. Ahangaha rero aravuga noneho ku murongo wa 8, avuze ati nashyize Uwiteka imbere yanjye, aravuga ati kuko uri iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Ahangaha rero ni ikindi gikomeye. Iyo Uwiteka nashyize imbere yanjye sinyeganyezwa. Iyo mashyize ubutunzi ndanyeganyezwa, iyo mashyize uburwayi ndanyeganyezwa, iyo mashyize ibindi byose ndanyeganyezwa. Ariko Uwiteka niwe uturinda, niwe utuba hafi, niwe utwitaho. Iyo urebye nanone wakwibaza arimo kuvuga gutya, ukavuga uti yari yaraguwe neza, yari yarahiriwe birumvikana. Ariko wasubira hejuru ku murongo wa mbere, ho yaravuze ati Mana undinde kuko ari wowe mungiyeho. Iri jambo yisomye umurongo ushobora gutekereza aho yarari n'ibyo yararimo. Yavuze ati Uwiteka undinde kuko ari wowe mungiyeho. Umuntu ahunga bimeze gute? Umuntu ahunga ahigwa, umuntu ahunga amerewe nabi, umuntu ahunga ari mu kaga, umuntu ahunga yumva bimuyobeye, ashobewe, araza aravuga ati Uwiteka we ngo hungiyeho, mbabarira undinde, mbabarira untabare, mbabarira undengere. Niba arimo kuvuga gutya nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa, si uko byose byari biryoshye. Yari ari mu ntambara, yari ari mu bibazo, yari ari mu kaga. Ngira ngo umuntu agereranije natwe turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe turimo kurwana n'icyorezo cya coronavirus, turi mu gihe turwana n'ingaruka zacyo, harimo ku ubukene, harimo ibibazo ku bukungu muri rusange, harimo ibibazo ku mibanire y'abantu n'abandi, harimo ibibazo ku bijyanye n'ubuzima, harimo ibibazo ku bijyanye n'imyigire, harimo ibibazo ku bijyanye n'ububanyi mu mpuzamahanga. Ni ibibazo byinshi, umuntu ku giti cye, umuryango, itorero, igihugu, aho abantu badahora ngo basenge. Ibi ngibi ni ibibazo byinshi biba byirunze, ariko noneho Uwiteka tumushyire imbere yacu kuko niwe wenyine dufite wo guhungiraho. Byakomeye mu bintu bimeze nabi, ariko ukavuga uti nashyize Uwiteka imbere yanjye ndamuhungiraho, ntacyo nzaba. Haleluya. Hanyuma ageze ku murongo wa 10, iyo usomye muri Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya ikinyarwanda cy'iki gihe, yaravuze ngo kuko utazantererana ngo mere ikuzimu mereyo. Uyu murongo wa 10 nicyo uvuze ngo kuko utazantererana ngo mere ikuzimu mereyo. Hari igihe tujya tubaho muri iyi si, ariko wajya kugenda, wajya kureba ugasanga neza neza ibyawe byose biri kuzimu. Wajya kureba ugahita usanga ubuzima bwawe buri kuzimu. Wajya kureba ugasanga umufuka wawe uri kuzimu. Wajya kureba ugasanga byose byarapfuye, byaragushanye, bimeze nabi. Ariko aravuga ati ntabwo uzantererana ngo mpere ikuzimu mpereyo mborereyo. Imana ishimwe.
ibi ngibi navyo bene data, niyo waba uri mu gihe ubona bimeze nabi, niyo waba uri mu gihe ubona ubuzima bwazambagatanye, ariko menya ngo Uwiteka ntabwo azakureka ngo uborereyo. Imana ishimwe. Niyo naba ndi kuzimu ntabwo nakwiheba, Uwiteka ari imbere yanjye, Uwiteka nyitayeho, ntabwo nzanyeganyezwa. Nahangaha Yona nubwo yari yakoze amafuti menshi, ariko agiye kwibona yibona mu nda y'urufi. Yibonye mu nda y'urufi, aratangira aravuga ati Uwiteka mbabarira, ndatabaza. Noneho atabaza Uwiteka, kandi Uwiteka yaramutabaye, yatakiye mu nda y'urufi, Uwiteka aramwumva kandi amukurayo, amubera igisubizo. Ku murongo wa 11 naho dusoreza, yaravuze ati imbere yawe Mana niho hari ibyishimo byuzuye. Muri presence y'Imana, iyo uri kumwe n'Imana niho hari ibyishimo byuzuye. Atari ibyishimo biterwa n'ibyo ntunze, atari ibyishimo biterwa n'abo tubana, atari ibyishimo biterwa n'uko umubiri wanjye ari muzima, atari ariko ukavuga uti Uwiteka imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Bene data, uyu mwanya turimo kumvira ijambo, nimureke dukomeze twibaze, dukomeze dutekereze, dukomeze twumve hagati yacu n'Uwiteka uko bimeze, kuko ahantu hatari Imana niho bita ubundi umuriro utazima. Hari amagambo abiri tuvuga ijuru cyangwa umuriro utazima, mu mahoro singira ntere ibibazo byinshi, ariko imbere y'Imana mu by'ukuri iyo ubana n'Imana uba wibera mu ijuru, kuko mu ijuru ni kwa Mana. Ariko iyo utabana n'Imana nuko ngo kundi ruhande ubana na Satani, hagati ntabwo habaho, ntabwo ushobora kuba hagati y'Imana na Satani, ntabwo ushobora kuba niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo ubwo udakonje ntubire urakazuyazi, ubwo urakazuyazi ngiye kukuruka. Ijambo ry'Imana rero nimureke uyu mwanya ridufashe tube imbere y'Imana uko byaba bimeze kose, uko byaba bisa kose, kuko imbere y'Uwiteka niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kw'Imana niho hari ibinezeza iteka ryose. Ni ijambo mu by'ukuri numvaga ngira ngo dufatanye twumve dutekereze. Ni umwanya turimo kuzirikana na mwene data Etienne Munyandoha ndetse n'umuryango we, aho muzi yuko umudamu we Mama Fani yitabye Imana, yatashye, yaruhutse. Ariko buriya nibyo twavugaga, mu gihe yabayeho abana n'Imana, iyo wabanye n'Imana neza, iyo bigeze muri iki gihe umuntu akaruhuka imiruho n'imihati, ugasanga Imana, kuko iyo ufite Imana imbere yawe ntabwo bigarukira yuko ukiri hano gusa, ntabwo bigarukira ko ukiri hano mu isi, ahubwo na nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi tukabanayo n'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero twihanganishe nawe bene data, turasaba kugira ngo Imana ikomeze kubihanganisha, turasaba Imana kwa natwe ikomeze kutwihanganisha, itorero dukomere, umuryango ukomere, kandi twebwe twese dukomeze kongera gutekereza ku iherezo ryacu, dushyire Uwiteka imbere yacu, kuko naho ndiho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Haleluya. Naho ndiho, naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Naho ndiho, naho napfa nashyize Uwiteka imbere yanjye, sinzanyeganyezwa. Bene data, Imana ibamugisha, Imana ibakomeze muri ibi bihe bigoye, dukomeze dushyire Uwiteka imbere yacu, kandi byose bizatungana, kuko imbere ye hari umunezero wuzuye. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa iby'Imana yacu none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, data twese ukiranuka, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye rwose. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kongera kumenya yuko imbere yawe ari utubonera amahoro, imbere yawe ari utubonera ibyishimo byuzuye, imbere yawe ariho hari ibitunezeza iteka ryose. Dushobora guhura n'ibibazo, dushobora guhura n'imiyaga n'imiraba, dushobora guhura n'inzara ndetse n'ibindi bikomeye, ariko Uwiteka niwe uri imbere yacu, niwo dukiza amacumu n'imiheto, niwo dukiza imyambi, niwo dukiza amasasu, niwo dukiza indwara, niwo dukiza intimba n'agahinda, niwo dukiza agahinda ko mu mutima, niwo dukiza ubwibone, ndetse niyo turi mu bisaga, kuko hari igihe tuba kure yawe. Mana turakwinjiza gude kwa hafi yawe, wowe ntabwo ujya uba kure y'umuntu wese, ariko twari igihe tugenda tugahaba mu bitekerezo, umuntu akagira ngo ahari aracyari kumwe n'Imana ariko yarigendeye. Data, reka amaso yacu twe kuyahanga ku bintu, reka twe kuyahanga ku bibazo, reka twe kuyahanga ku kaga turimo, reka twe kuyahanga ku byo dutunze, ahubwo reka amaso yacu tuyahange ku Uwiteka, tubane nawe iteka ryose, kuko ari we mahoro yacu. Urakoze Data. Reka dukomeze no gusengera uyu muryango wa mwene data Etienne Munyandoha,
babuze wabo ubane nabo ubarinde, ari we ari abana ari abuzukuru ari abakwe n'abakazana Mana ari itorero Mwami twebwe twese ukomeze kudufasha kandi imbaraga zawe dukomeze kuzirikana yuko iwacu atari ino. Urakoze data, icyubahiro ubutwari n'ubwimazwe byo mu izina rya Yesu, amen.